Aretha Franklin yavukiye muri United States of America mu 1942 mu gace ka Memphis, Tennessee. Yari umukobwa wa pasiteri ukomeye cyane ndetse n'umuririmbyi wa gospel. Kuva akiri muto yagaragaje impano idasanzwe, kuririmba ndetse no gucuranga piano. Yatangiye kuririmba mu rusengero rwa se, aho abantu batangiraga kumenya neza impano ye. Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere ku gasongero, aho twese tubareba tukibaza uko byagenze ngo bagere aho ngaho. Twese tuba tureba ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri barimo: politike, umuziki, filime, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Byagenze bite kugira ngo icyamamare Aretha Franklin kigere ku gasongero mu buhanzi n'uburirimbyi, tukaba tumuzi, yewe tukaba tugiye no kumukoraho ikiganiro? Iyi ni inkuru y'umugore wahinduye amateka y'umuziki ku isi. Mbahaye ikaze, ariko niba utarakora subscribe ukaba uyikoze, urakaza neza mu muryango mugari w'abakunzi b'imyidagaduro yigisha. You're most welcome. Ku myaka ye 14 gusa yari yamaze gufata amajwi ya album ye ya mbere mu rusengero. Yaje kwimukira i New York, aho yasinyanye amasezerano na kompanyi ya muzika ya Columbia Records. Nubwo atahise agera ku ntsinzi ikomeye, yakomeje gukora cyane ndetse no kwiyubaka. Igihe cye cy'intsinzi cyarashyize kiragera. Mu 1967 ubuzima bwe bwahindutse cyane nyuma yo gusohora indirimbo Respect yamugize icyamamare ku isi. Asohora kandi I Say a Little Prayer, asohora Chain of Fools, yewe anasohora indi yise You Make Me Feel Like a Natural Woman. Izi ndirimbo zamuhesheje izina rya Queen of Soul, umwamikazi wa soul music. Mu byo yagezeho, Aretha Franklin yabaye umwe mu baririmbyi bakomeye cyane kurusha abandi bose, kubera ko yegukanye ibihembo bigera kuri 18 bya Grammy. Yabaye umugore wa mbere winjiye muri Rock and Roll Hall of Fame mu 1987. Yabaye ikimenyetso cy'imbaraga z'abirabura mu gihe cy'impinduramatwara y'uburenganzira bwa muntu. Indirimbo ze nka Respect zabaye ijwi ry'abaharanira uburenganzira bwa muntu, ikimenyetso cy'ubwigenge n'icyubahiro, ndetse yewe yanaririmbye mu muhango wo gushyingura Martin Luther King Jr. Ibi byose byerekanye ko atari umuririmbyi gusa, ahubwo yari umuntu ufite uruhare rukomeye cyane mu muryango. Mu myaka y'1970 kugera mu 1980 ni ibihe by'izamuka n'impanuka rye, kubera ko yahuye n'ihinduka ry'umuziki. Binjira muri disco ryagabanyije izina rye. Hanyuma yagize ibibazo bikomeye cyane mu buzima bwe bwite. Ibi byose bituma akomeza kugwa hasi, ariko ntiyacitse intege, kubera ko yagarutse ku rwego rwo hejuru cyane mu myaka y'1980 mu ndirimbo nka Free Way of Love. Ibihe bya nyuma n'urupfu rwe nayo n'indi ngingo ikomeye cyane mu mateka ye. Uyu muririmbyi w'umugore wabaye icyamamare yakomeje kuririmba ndetse no gukora ibitaramo kugeza ageze mu zabukuru, kubera ko yitabye Imana mu mwaka wa 2018 azize indwara ya kanseri. Asiga izina rikomeye cyane ku isi, hasiga umurage udasibangana mu muziki. Ntago twasoza amateka ya Aretha Franklin tutarebeye hamwe amasomo akomeye y'ubuzima, philosophy of life and success. Ni impano y'Imana, uyikoreshe neza. 2, intsinzi isaba kwihangana no kudacika intege. 3, ijwi ryawe rishobora guhindura isi. 4, niyo uhuye n'ibibazo ushobora kongera guhaguruka. 5, gukora ibyo ukunda bishobora kukugeza ku rwego rwo hejuru. Inkuru ya Aretha Franklin itwigisha ko
Iyo ukoresheje neza impano yawe ushobora guhindura ubuzima bwawe ndetse n'isi yose. Ni urugero rw'umugore mwiza wavuye mu rusengero ruto akagera ku rwego mpuzamahanga, akaba ikimenyetso cy'imbaraga n'ijwi ry'icyubahiro. Inahangaha nanjye nsoreje iki kiganiro. Twagarukaga ku mateka y'umugore wabaye icyamamare Aretha Franklin. Ni mu kiganiro cyacu ubuzima bushoboka. Niba ukoze subscribe, tuguhaye ikaze mu isi y'imyidagaduro yigisha.